Abanyarwanda turizera ko mumeze neza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro bya Rwandacom ibihe byiza kuri wowe udakomeza guhema gukanda subscribe kuri uyu muyoboro. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'agahinda by'umwihariko ikomeje kubabaza imbaga nyamwinshi. Abantu benshi bakomeje kwibaza uburyo ki inkuru impanuka nk'iyi ngiyi ishobora kuba by'umwihariko umuntu utwaye iyi modoka ya hoho bikarangira ahasize ubuzima. Wakibaza ngo niki cyateye impanuka? Amakuru dukesha igihe.com aravuga ko uyu mugabo wakunzwe kuvugwa ko ashobora kuba yitwa Ishimwe Claude, uretse ko nabonye hari n'abagenda bakoresha andi mazina, wenda bishoboka ko hari n'abagenda bayahimba, ariko ni umugabo nyine wari umukozi by'umwihariko muri kampani y'Abashinwa ikora akazi k'ubwubatsi, yaje kuba yakora impanuka. Iyi mpanuka nyine ikaza kuba yatera ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko ngo bikarangira iyi modoka ikoze impanuka ikagwa muri Nyabarongo. Ni impanuka yabereye mu karere ka Muhanga, nyuma yaho uyu mugabo ngo yatakambye cyane ahamagara kuri telefone ubwo imodoka yari imaze nyine gucika feri. Ikintu rero cyabaye ni ikintu nakita ko gikomeye cyane, kubera ko iyi mpanuka bundi ntabwo isanzwe kubana imodoka iguye muri Nyabarongo. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ese ni gute imodoka igwa muri Nyabarongo, nyamara hari ama protection bagenda bashyira kuri no mihanda y'ibiraro, by'umwihariko ishobora gutuma nk'ikinyabiziga niba gicitse nka feri gishobora kuza kigafata kuri ibyo byuma nyine bya protection, cyangwa se bikingira nyine bibuza nka imodoka cyangwa se abanyamaguru cyangwa se amagare n'amamoto kuba yakinjira mu ruzi. Abandi rero bakavuga ati ibi ngibi ntabwo twarenganya leta, nubwo twarenganya government y'u Rwanda, ahubwo kubera ko iyi modoka nini birumvikana, ni imodoka yaho kuba yakinjira muri uru ruzi nyine rwa Nyabarongo ni ibintu byumvikana, kubera ko byanze bikunze biriya byuma uko byameze kose imodoka yacitse feri igomba kubimena ikabijanjura. Ngira ngo niba muri kureba hakurya, muri kubona kuri shusho, muri kubona ahantu hasa nkaho nyine imodoka yari isa nkaho umuntu wafashe video cyangwa se wafashe iyi foto asa nkaho yafashe nyine iyi foto imodoka isa nkaho yaturutse ruguru igiye kwinjira mu mazi. Ngira ngo wenda muri kubona hano araho imodoka nyine ubona yinjiye mu mazi isa nkaho nyine igaramye amapine areba hejuru, nyine hano yamaze kugwamo, ariko murabona ahantu hasa nkaho iri guturuka nyine isa nkaho ije nyine kwinjira mu mazi. Ni impanuka rero ikomeje kubabaza benshi, by'umwihariko abakomeje nyine kugenda bakurikirana amakuru y'iyi mpanuka bakomeje kugenda baterwa agahinda by'umwihariko n'iyi mpanuka. Ikindi abantu cyabatunguye ni uko byababaje imbaga nyamwinshi, by'umwihariko nyine kampani y'uyu musore nyine akorera y'Abashinwa, ariyo mpamvu bababwira ngo gukorera abanyamahanga. Bano banyamahanga ni abantu bagira agasuzuguro, ni abantu b'abagome, ni abantu nyine nuko wenda rimwe na rimwe umuntu ashobora kuvuga ibintu leta ugasanga ntago sometimes ntago babyumva kimwe n'ibyo wenda abaturage bavuga, ariko wenda nkatwe umuntu wabaye wakoze muri company, umuntu wabaye hafi y'aba Bashinwa, hafi wabakoreye cyangwa se wakoranye nabo, usanga rimwe na rimwe bano ni abantu b'abagome, ni abantu batagira umutima. Kuko impamvu ndi kuvuga ngo nyabona niba muri kureba nk'abantu bicaye ahangaha, abo bantu nibo baguha inkuru, wenda ntabwo twabashe gukora uko dufata amashusho, kubera ko polisi twebwe twahageze dusa nkaho polisi yaje, rero ntabwo byabyemewe ko bafata amashusho. Ubu rero ikintu cyatangaje bano bantu ubwabo ukuntu batangazaga, bavugaga ko byibuze Umushinwa ngo wa mbere wahageze ari mu modoka, bavuga ko ari mu modoka ya V8, yavuga ko ngo yahageze ahita avuga ngo nimba hari ikintu cya mbere cyababaje nyine abantu ni ukubona Umushinwa aza kugira ngo abaze ngo ese runaka bamukuyemo n'iki, yaje abaza ngo none se ngo imodoka ngo yangiritse. Uri kumva nyine nk'ibyo bintu yaje yabaza ukumva ngo abaze imodoka se ngo yangiritse, none se ngo yaguyemo ngo ntabwo ishobora nyine, ukumva nyine umuntu ubabajwe no kuba nyine imodoka yiwe iravamo gute. Uri kumva ntabwo nyine ababajwe n'umuntu waguyemo, ntabwo abajwe urumva imodoka, kuko n'abantu benshi bazi inkuru y'uyu musore cyangwa se y'imodoka, baka imodoka byanze bikunze rwose ngo yarigaragaraga nk'imodoka ishaje. Ikindi ngo imodoka ngo yari ifite ngo ibibazo bisa nkaho nyine no kubaho na control yayo ntabwo yari ifite control, cyangwa se ntabwo yari ifite ibyangombwa byuzuye. So urumva nimba imodoka ishobora kuba imeze uko nguko, kandi ikaba ari imodoka ya company bita ko ari ikomeye itanga imisoro,
rero ugasanga imodoka nk'iyo ngiyo irakomorerwa igakora mu gihugu uri kumva, nyamara umuntu w'umuturage we ku giti cye ufite ushobora kuvandika ngo uri imodoka ugasanga we arateshwa umutwe. So ntabwo wenda ngamije gukora ibi bintu mu rwego kugira ngo wenda nshishikarize abantu ngo dufite ukuntu dufata abanyamahanga neza kurusha abanyagihugu, ariko by'umwihariko aka kantu kazakosoke. Dufite igihugu cyiza, dufite ubuyobozi bwiza, dufite Perezida Paul Kagame ni umuyobozi w'indashyikirwa, ni umuntu ukora ibintu byinshi, by'umwihariko ari nayo mpamvu ibyinshi bibi binakorwa muri iki gihugu hari n'ibyo abataza, kuko ntekereza ko nka Perezida Paul Kagame ibintu byo kuba abanyamahanga bafite ukuntu badafata neza cyangwa se banasuzugura n'abanyarwanda, ibi bintu rwose bimaze kuturenga. So ubwo rero nyine ibyo ngibyo ni inkuru nyine yababaje imbaga nyamwinshi. Wagira ngo murabona nyine n'uyu musore nyine ni umuntu nyine ugaragara nk'umuntu w'umusore, cyangwa se ashobora kuba wenda ari n'umugabo cyangwa se yubatse, ariko urumva ko kuba yahaburiye ubuzima wenda ubwo leta ifite ukuntu iza kubikurikirana, wenda na kampani yakoreraga bafite ukuntu wenda baza kuza gukora igishoboka cyose babashe kwita ku muryango w'uyu musore cyangwa se w'uyu mugabo, nimba afite umuryango, ariko byanze bikunze niba adafite n'umuryango yakereye cyangwa se yaremye afite umuryango avukamo. Ngayo nguko rero ni inkuru nyine y'agahinda, ni inkuru y'akababaro, ni ibintu bitasanzwe kubona imodoka nyine ishobora kugwa muri iki cyuzi cya Nyabarongo. Ubundi ntabwo byari bimenyereye, byajyaga bibaho kera, ariko ubu ngubu nyine bisa nkaho byongeye. So ni ibyo ngibyo rero, nyamuneka niba utarakora subscribe kuri uyu muyoboro wa Rwandacom, navuga ngo kora subscribe kubera ko ugiye kujya ugezwaho amakuru meza yizewe, by'umwihariko muri politiki ndetse na entertainment yo mu Rwanda, ariko tuzatwibanda by'umwihariko mu mutekano wo mu karere kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru. Murakoze mukomeze